hanyuma byagenze bite ko mwitabiriye ibirori kandi bibujijwe muri iki gihe cya covid? Ni iki ngiki nyine nibi byambayeho nibi byambayeho ndumva yuko twarenze ku mabwiriza. Ntabwo ari ubwa mbere ufashwe warenze ku mabwiriza. Ubwa kangahe? N'ubwa kangahe? Hari undi munsi bakwerekanye nyine ni kangahe? Ubu ni ubwa kabiri. Kubera iki ubisubiyemo kandi n'ubwa mbere wari wafatiwe mu cyaha nk'iki ngiki cyo kwitabira ibirori? Kubera ko narenze ku mabwiriza. Ubiterwa n'iki se kurenga ku mabwiriza ubizi? Ntacyo ndi burenze aho ngaho. Wakinsubirira. Murakoze cyane. Nijoro mu masaa 5 saa 4 n'igice hafashwe abantu bagera kuri 23 bafatiwe ahantu hatandukanye habiri. Hamwe hari abantu bageze muri 19 ngira ngo ahandi hari abantu bageze muri 4 bakora ibirori mu ngo. Ngira ngo abahanzi bakunze kwita abasitari bivuze bwa mbere bivuze kumurika kuba aho sosi y'urumuri rw'abandi bakwiriye kureberaho. Ngira ngo rero nta muntu ufite izina cyangwa se ufite abantu benshi bamukurikira ukwiriye kubereka ibintu bibi. Let me take time greet every person where you stay. Nizere ko mumeze neza cyane mboneraho no kwifuriza Abanyarwanda mwese muri rusange umwaka mushya muhire uzabere uw'amata n'ubuki 2022. Nge muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe hano ndi kuri station ya polisi i Remera ahagaragaye bamwe mu bafatiwe mu birori bigiye bitandukanye mu masabukuru aho bari bateranye ari benshi. Hari abantu bageraga muri 19 harimo n'umuhanzi umwe uzwi hano mu Rwanda nka Khalifani ndetse na bagenzi be. Ngira ngo rero reka dukurikire ibyo tugiye kumenya uko byari byifashe ndetse twumve n'umuvugizi wa polisi cyangwa se umuyobozi wa polisi icyo ari buze kudusobanurira nyuma yuko aba bantu bafashwe. Yahageze mu buryo buri surprise kuri twe hama nyine turayamanika nyine baradufata nta kibazo. So murabizi ko muri iki gihe cya covid-19 hari n'indi covid nshyashya yaje cyangwa ikindi cyorezo gishyashya cyaje buri muturarwanda wese agomba no kuba yaranikingije. Abantu mwari muri kumwe mwari muzi neza yuko baba barikingije wenda harimo n'ufite n'urukingo. Tuzi neza ko twikingije kandi ko twari dufite twe twagiye twipimisha turebe ko turi bazima nta kibazo dufite. Isomo nakuyemo ni uko ngomba kubaha amabwiriza n'amategeko bya leta. Hanyuma isomo naho abandi ni ukwirinda kuko ntabwo ari ibintu byoroshye mu rwego rwo kugira ngo icyorezo cye gukomeza kuba cyinshi mu gihugu. Koze uburyo mwafashe n'impamvu mwitabiriye ibirori cyangwa mukajya mu isabukuru y'amavuko y'abantu kandi bibujijwe muri iki gihe cya covid? Mbajije nari mbabwiye muratangira mutwibwira. Nitwa Nizeyimana. Ongereza. Nitwa Nizeyimana Odo. Nitwa Nizeyimana Odo. Mukora iki? Dukora akazi. Hanyuma byagenze bite ko mwitabiriye ibirori kandi bibujijwe muri iki gihe cya covid? Ni iki ngiki nyine nibi byambayeho. Nibi byambayeho ndumva yuko twarenze ku mabwiriza ya covid. Ndasaba imbabazi Abanyarwanda bose muri rusange. Ntabwo ari ubwa mbere ufashwe warenze ku mabwiriza. N'ubwa kangahe? Hari undi munsi bakwerekanye nyine ni kangahe? Ubu ni ubwa kabiri. Kubera iki ubisubiyemo kandi n'ubwa mbere wari wafatiwe mu cyaha nk'iki ngiki cyo kwitabira ibirori? Kubera ko narenze ku mabwiriza. Ubiterwa n'iki se kurenga ku mabwiriza ubizi? Ntacyo ndi burenze aho ngaho. Wakinsubiriza nawe. Ese twari kumwe inshuti yanjye. Hanyuma buriya ni irihe somo n'ubuhe butumwa wagenera abandi? Nta kintu ndi bubatangarize kijyanye n'ibyo muri kubona nyine izi nizo ngaruka zo gukora icyaha. Nabihereyeho navuze twirinde covid. Tugendere ku mategeko n'amabwiriza. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Bonye abantu bafashwe barenze ku mabwiriza ya covid kandi si ubwa mbere abantu nk'aba bafashwe ryari ni ese ni bangahe bafatiwe he?
Murakoze cyane. Nijoro mu masaa 5 saa 4 n'igice hafashwe abantu bagera kuri 23 bafatiwe ahantu hatandukanye habiri. Hamwe hari abantu bageze muri 19 ngira ngo ahandi hari abantu bageze muri 4 bakora ibirori mu ngo abantu batandukanye, kandi muzi igihe turimo n'amabwiriza yashyizweho na guverinoma yuko ibirori by'amoko yose uko bimeze bibujijwe, kubera ko muzi ko icyorezo cya covid kimaze iminsi cyariyongereye, kirimo kugaragaza ko imibare irimo kwiyongera cyane. So twashyiriweho amabwiriza rero na guverinoma, twebwe nka polisi tugomba kuyashyira mu bikorwa tureba abatayubahiriza, ari nubwo buryo twafashemo bari abantu tukaza hano kubabereka kugira ngo n'Abanyarwanda bose n'abaturarwanda bari mu Rwanda mu by'ukuri babonereho kumenya yuko badakwiriye gukoresha ibirori aho ariho hose, haba mu ngo ndetse n'ahandi hantu hateganyijwe gukorera ibirori. Mwafande turi gusoza umwaka, ejo ni umunsi mukuru wa Noheli, mu cyumweru kindi hazaba ubunani. Nubuhe butumwa mwagenera Abanyarwanda mu rwego rwo kwirinda kurenga ku mabwiriza muri iki gihe? Nibyo polisi turimo gukora, twagennye n'ubundi butumwa ndetse bwihariye, ariko dukoresheje n'uyu mwanya aho twafatiye abantu barimo gukora ibirori. Nyine uyu munsi ni tariki 24 z'ukwa 12, ni umunsi ubanziriza Noheli. Mu Rwanda haba abantu benshi cyane bizihiza Noheli, ngira ngo n'abatari abakirisitu nabo barayizihiza kubera ko ni igihe cyo gusoza n'umwaka. So twagira ngo rero tubonereho twifuriza Abanyarwanda Noheli nziza, ariko tubabwira yuko bagomba gusoza umwaka amahoro. Ntabwo wagira ikirori ngo wizihize kubera ko umwaka urangiye cyangwa habaye Noheli ariko birangiye ugiye mu bitaro cyangwa se uteye n'abandi bantu indwara. Niba wowe utari bunabijyemo kubera ko dufite abantu wenda bakingiwe, ariko turimo turabona ko hari abantu bakingiwe kandi bafatwa na coronavirus kandi bakanagira n'ibimenyetso bikomeye. So muri iki gihe rero dusoza umwaka, mu gihe turi muri Noheli, turakangurira abantu batuye mu Rwanda bose, b'Abanyarwanda b'abanyamahanga, yuko bagomba gukora mu buryo buri responsable, bakareba ko amabwiriza uko avuga. Kugira ngo tumaze iminsi dukangurirwa n'umuvugizi wa polisi ko ari amabwiriza abantu bakwiye kujya bayasoma kenshi kugira ngo babone uko ibirimo ibyo ari byo. Ibirori mu by'ukuri muri iki gihe ntabwo byemewe, ibirori ibyo ari byo byose, cyane cyane hano muri Kigali. Kubera iyo mpamvu rero rwose abantu bizihize neza mu ngo zabo batuje, ariko nta byo gutumirana, nta byo gukora ibirori mu ngo rwose, cyangwa se n'ahandi hantu ariho hose. Afande, ubu mugiye gukurikiza nk'iki? Polisi nk'uko bisanzwe mu gihe dusoza umwaka tuba turi mu kubahiriza umutekano nk'uko bisanzwe, kubera ko n'ubundi n'abandi banyabyaha kubera gukenera gushaka amafaranga no kureba abantu bari mu buryo bwo kwizihiza, hari uko abantu baba bari careless, bigatuma abanyabyaha bakora ibyaha bitandukanye cyane cyane byo gushaka amafaranga. Ubu rero polisi n'ubundi irimo gukora operations ireba abantu bica amabwiriza ya covid, ariko ireba n'abandi bashobora kuba bashaka gukora ibindi byaha, baba bajura, bamena amazu, baba bandi bakora ibyaha bitandukanye. So niyo mpamvu rero dukangurira abantu yuko ntabwo dushaka kubafata baguye mu mabwiriza ngo tubazane nkanga kwitangazamakuru. Byaba byiza tutabafashe, ahubwo tukabacungira umutekano bizihiza ibirori byabo neza bijyanye n'amabwiriza ya covid. Navugaga bari abafashwe bagiye gukora. Aba bafashwe bo amabwiriza arikiriya arasobanutse, bamaze gufunga covid. Ikiza dusanze nta abaganga babonye nta muntu n'umwe urwayemo covid, ariko hari n'amandi yateganyijwe bagomba gutanga, hanyuma mbere bakigishwa bakarekurwa bagasubira mu miryango yabo. Hari umuhanzi wagaragaye muri aba ngaba kandi nabwo ari ubwa mbere bushize yafatiwe Kicukiro, ubu ngubu yongeye yafashwe, wingwa akaba yitwa Khalifani. Nihe nama wamugira cyangwa nihe nama wagira abahanzi in general? Ngira ngo abahanzi bakunze kubita abasitari. Abasitari bivuze bwa mbere bivuze kumurika, kuba aho sosi y'urumuri rw'abandi bakwiriye kureberaho. Ngira ngo rero nta muntu ufite izina cyangwa se ufite abantu benshi bakurikira ukwiriye kubereka ibintu bibi, yaba muhanzi yaba n'abandi bantu bafite amazina bakurikirwa n'abantu benshi, bakwiriye kubabera nyine urumuri rw'ibintu byiza. Ntabwo ari iki gusa, ari n'ibindi bajya bafatwa mu banywa ibiyobyabwenge, ari abafatwa mu bindi byaha. Ikiza nuko bakwereka abantu bagukurikira cyangwa se babona ibintu ukora byiza, ukabereka n'indi mibereho yawe myiza yo kubahiriza amategeko kugira ngo bazave abantu beza mu minsi iri imbere. Nicyo ngicyo navuga. Sawa sawa.